Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe aho uri hirya no hino mu gihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, by'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, hari igihe ngarukana ijwi ryiza cyangwa se nkagaruka mfite ijwi ryahindutse, ijwi ry'ibyishimo. Aha nubwo ngarukana ijwi ry'umubabaro, ijwi ry'agahinda, ubu ngubu ngarukanye ijwi ry'agahinda n'umubabaro. Ni ijwi cyangwa se ni inkuru itari nziza na gatoya, inkuru ibabaje cyane ku bageni, inkuru ibabaje cyane ku bantu bategura ubukwe, inkuru ibabaje cyane ku bantu benshi batandukanye bakoze amakwe cyangwa se ubukwe mu gihe cyashize. Ko uyu muntu ngiye kubabwira, hari benshi yakoze ku mutima, hari benshi yakoreye ubukwe bugenda neza, ibirori byabo bigenda neza, ibirori byabo birishimirwa, ibirori byabo bigubwa neza. Iyi nanga nyishyiramo murahita mwumva ko ni inanga idashimishije na gatoya, ni inanga ibabaje, ni inanga navuga y'agahinda n'umubabaro ku bantu mwakorewe ubukwe cyangwa se bayoborewe ubukwe n'uyu muntu ngiye kubabwira, kuko inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje cyane cyane, inkuru itari nziza na gatoya, inkuru yashenguye abantu umugongo, inkuru yaciye igikuba mu bantu. Ni uko umuntu mwakunze cyane, umuntu wagize umumaro muri showbiz yaba hano mu karere ka Musanze, yaba mu ntara y'amajyaruguru, yaba mu gihugu cy'u Rwanda, yaba ku bantu bateguraga ibirori by'amakwe n'ibindi, akaba amaze gutabaruka, akaba amaze gupfa, akaba yashizemo umwuka, akaba urugendo rwe rw'ubuzima rurangiye. Nta wundi ngiye kubabwira ni MC Piero. Urugendo rwe rwa nyuma, umwuka we wa nyuma, Imana yamukunze kuturushya. Biravuze ati, umugaragu wanjye reka mutware, ibyo yakoze byari bihagije, reka atabaruka amahoro. Piero watabarutse yakoreye abantu benshi batandukanye ubukwe, yagiye ayobora ibitaramo bitandukanye hano mu karere ka Musanze mu myaka yashize. Ngiye muzi ndi umwana niga primaire, amashuri abanza, ariho yayoboraga ibitaramo bitandukanye, ayobora ubukwe butandukanye. Ari umuntu usetsa cyane, wishimirwa n'abantu benshi, kugeza ubwo abantu bavugaga ngo ubukwe bwanjye buzayoborwa na MC Piero. Ariko uyu munsi wa none tuvugana, ni umugabo wamaze kuryamira ukuboko kw'iburyo, akaba yamaze gutabaruka, akaba yigereye aheza mu ijuru. Nk'uko byagiye bicicikanya ku mbuga nkoranyambaga, tubona abantu berekana amafoto bavuga ngo rest in peace, rest in peace, uruhukire mu mahoro. Iyo ni inkuru byajyanye cyane kuyakira, yaba kuri iyo kanzanga n'uzi ndetse n'abantu benshi cyane batandukanye bari basanzwe bamuzi. Aho nyuma y'uko nshyize poste hanze, abantu bagiye bavuga ngo ese umugabo yazize iki, ese byagenze gute, yazize uburwayi. Piero mu minsi yashize, harashize igihe kitari gitoya kandi kitari kinini cyane, ubwo hasohokaga ku rubuga rwa Save Chris Yos Cause, hasohotse ifoto ivuga ngo gufasha Seruhungo Piero kujya kwivuza muri India. Uyu mugabo wari uvuye muri India kwivuza, dore ko hasabwe ubufasha bwo kugira ngo bukusanywe ajye kwifuza muri India, kubera ko uburwayi bwari bumumereye nabi cyane. Yagombaga kuba ari kuribwa cyane, yarababaye cyane, kandi agomba kujya kwivuriza hariya muri India. Piero rero icyo gihe habayeho gukusanya amafaranga kugira ngo abashe kuba yaje kwifuza muri India. Amafaranga arakusanywa, hari abagiye bayatanga, n'umuryango wongeraho ikindi kintu buriya bamukusanyiriza amafaranga.
Pierre yagiye kwifuza mu Buhindi aho bari bagiye kumubaga. Yari umusore w'ibigango wabaga yambara rinete, aho yari amaze igihe akora no muri Airtel Rwanda, ariko ubuzima bwe butameze neza n'ubundi nyuma ya dore kuba twavuga ko hari amaze igihe kinini cyane atagaragara mu kazi, ariko ubu ngubu akaba yamaze kuryamira iryo buryo. Ahangaha ni urwo ruvuga ngo bonjour, ndabasaba ubufasha bwanyu kugira ngo tubashe kuvuza umuvandimwe wacu make abyara menshi, murakoze. Nibyo ni itangazo rya sikirenti ryagendaga ku mbuga nkoranyambaga rihererekana n'abantu batandukanye bashaka kugira ngo uyu Pierre abashe kuba yavuzwa, abone ubutabazi bwimbitse, abone ubuvuzi bwimbitse kugira ngo abashe kuba yakira. Ariko kuko Imana niyo irema kandi Imana niyo itabara, ntabwo byakunze ko uyu Pierre urugendo rwe rukomeza rw'ubuzima, ntabwo byakunze ko Pierre akomeza guhumeka uw'abazima, ntabwo byakunze ko Pierre twongera kumubona mu bitaramo bitandukanye, ntabwo byakunze ko Pierre twongera kumubona mu bukwe butandukanye. Nk'uko nabibabwiye, Pierre yari umuntu mu bukwe wabuyoboraga anezeza abageni, ashimisha abageni, asetsa abageni, asetsa abitabiriye ibirori, asetsa abatabiriye ubukwe, imihango yose yaba iya reception, yaba iyo gusaba no gukwa. Uyu Pierre wavuga ngo yagize uruhare runini mu mitima y'abageni gususurutsa no kuryosha ibirori byabo. Nta hantu yababeshye, kuko uyu mugabo Pierre njyewe nkurikije uburyo abantu bari bamuzi nk'umwe mu bantu tumaze kuganira b'abanyamakuru, yavuze ati inkuru ya Pierre irababaje cyane, iki gikuba mu bantu ni inkuru tutari twizeye, ni inkuru abantu benshi bakangaranye bakibona ngo Pierre yatabarutse. Ntarakomeza gatoya nkwibutse kugira ngo umanuke hasi kuri subscribe, like and share na comment, akantu k'umutuku kari hasi ya titre uri kubona ukandeho kugira ngo ubashe kujukurikirana ibiganiro n'amakuru bya Iris Rwanda TV bijye bikugereraho kugiye amanwa na nijoro, ndetse na Kigali Home TV, KTV Rwanda. Ibi byose tubibagezeho kugira ngo dukomeze kubabera ahantu mutari, aho mutabasha kugera tubashe kuhabagerera. Amwe mu makuru akomeje guhwihwiswa ari kuvugwa mu bantu, bamwe bari kuvuga ngo yaba yazize umutima, abandi bati yazize umwijima, kuko aribo bari bagiye kumubaga hariya mu Buhindi muri Indian. Ariko amakuru arambuye tukaza kuyamenya, kuko tuzabakurikiranira umuhango wo guherekeza umuvandimwe Pierre uko wakabaye. Gusa kimwe mwamenya, ndaje mbabwiye ngo Pierre yaguye hehe, ese ubu ngubu umurambo uri hehe? Umuvandimwe Pierre yaguye mu karere ka Musanze, ari naho yaratuye n'umuryango we. Akaba yapfuye ku munsi w'ejo, aho yaguye muri clinique y'ibitaro bya Ruhengeri. Yapfuye tariki 13 z'ukwezi kwa 10 yapfuye tariki 12 z'ukwezi kwa 10 2022 ku mugoroba ahagana mu masaha 12 nibwo amafoto atandukanye yatangiye gutwara ku mbuga nkoranyambaga ngo rest in peace Pierre. Ni inkuru yagoranye cyane kubyumva no kuyikora, ariko ubwo tumaze kubona confirmation Pierre yashizemo umwuka, apfuye ari umugabo w'ibigango, apfuye ari umugabo w'inyangamugayo, ari umugabo wari wizewe muri rubanda, muri societe, apfuye ari umugabo wari wizewe mu makampani akomeye atandukanye, apfuye ari umugabo wari wizewe muri leta, apfuye ari umugabo wari wizewe n'umuryango we, apfuye ari umugabo wari ufitiwe icyizere n'ibyiringiro by'ahazaza ku muryango we ndetse na societe nyarwanda.
Let's say rest in peace brother, big brother, mubyeyi mukuru Piero, MC Piero. Uyu wari MC w'ibitaramo bitandukanye. Piero, reka dufate umwanya tukwifurize iruhuko ridashira, twifurize umuryango wawe gukomeza kwihangana, abaturarwanda muri rusange, abantu bagukunze, abo wakoreye ubukwe, abo wayoboreye ibirori bikagenda neza bakishima. Reka twifurize ishya n'ihirwe aho ugiye, Imana ikwakire mu bayo. Twizeye tudashidikanya yuko twe tukiri guhumeka abazima, aho ugiye natwe tuzagusangayo. Piero wakoze byinshi byiza, atabarutse Piero asize abana 3 n'umugore, aho bari batuye mu karere ka Musanze, ari naho uyu mugabo aguye nyuma yo kuva kwivuza mu Buhindi. Piero rero urugendo rwe rukaba rushizweho akadomo tariki ya 12 z'ukwezi kwa 10. Ukwezi kwa 10 kubaye injyana muntu, kubaye injyana abantu, umwaka utwaye abantu benshi b'ingenzi, umwaka utwaye abagabo beza, umwaka utwaye abagore beza, umwaka utwaye abakobwa beza, umwaka utwaye abageni, umwaka utwaye abasaza b'ibikwerere n'abakecuru b'amajigija, umwaka navuga wishi byamamare bitari bikeya. Brava naragiye n'abandi bantu bakomeye batandukanye barimo MC Piero. MC Piero wamenyekanye cyane hagana muri za 2006 kuzamura 2008 2009 2010 kuzamura kugeza izi saka, akaba yarakiri umwe mu bantu bakiyobora ubukwe, akaba yarakiri umwe mu bantu bakuze hano mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, bari bakiyobora ibirori cyangwa se ubukwe bukagenda neza abantu bakishima. MC Piero utaherukaga mu ruhame rw'abantu kubera uburwayi n'akazi yari amaze iminsi akoramo ka Airtel, uyu munsi wa none akaba yaryamiye ukuboko kw'iburyo. MC Piero akaba yapfuye azize umwijima nk'uko biri kuvugwa kuri uyu munsi wa none. Rero mu gihe tugitegereje andi makuru arambuye n'uburyo bwo kumuherekeza, reka tubabwire ngo mukomeze mwihangane inshuti bakunzi, abafana, abavandimwe mwese mwisi, niko bigenda. Erega si wacu. MC Piero yaratuye mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze. Imirimo isanzwe yakoraga muri Rwanda Teri, akaba yari MC w'ibitaramo bitandukanye, akaba yari umushyushya rugamba, akaba ari umwe mu bantu bakunzwe cyane bagira n'ibihe byiza hano mu gihugu cyacu imbere. Piero, rest in peace brother, rest in peace mubyeyi, ruhukira mu mahoro. Nyagasani agutuze aheza hera, Nyagasani agutuze aheza hishimirwa, Nyagasani akomeze abasigaye, Nyagasani aguhe iruhuko ridashira, kandi tuzahora tugusabira aho ugiye. Turabizi neza, tuzi neza ko atari heza, ariko nta kundi mwisi si iwacu, iwacu ni mu ijuru.